Hari inyandiko n'ibishushanyo byatangiye kugaragara mu Bwongereza mu mwaka w'1970 maze byihuta cyane cyane bikwirakwira mu isi yose, uhereye mu mirima y'ibigori ya Colorado kugeza mu musozi wa Kiyun mu Bushinwa. Mu mirima y'iyo bihingwa hagiye hagaragara ibishushanyo n'inyandiko bikomeye cyane n'imibare y'amasomo ya siyanse bigaragaza ko hari itsinda ry'abantu babikoze cyangwa ikindi kiremwa kidasanzwe, usibye ko nanone hari abavuga ko ari abasazi cyangwa abashakashatsi bashakaga kwishimisha biraho. Nyuma y'igihe gito umushakashatsi akaba n'umunyeshuri wari warize mu ishuri rikuru rya Theology, Drew, inzobere mu by'ubumenyi bw'uturemangingo yize mu kigo cya California Institute of Technology, we yaje kwemeza ko ibi bishobora kugaragaza ubuzima cyangwa se ibindi biremwa runaka, aliens cyangwa abagenzi b'igihe aribo bitaga time travelers baturutse hanze y'isi, ni ukuvuga mu isanzure. Drew we yavuze yuko yaje gushobora gusobanura ibimenyetso n'ubutumwa biba biri mu bishushanyo n'inyandiko, agaragaza ko hari ibindi binyabuzima byari bifite ubwenge n'imbaraga zo gusobanukirwa tubangikanye, ni ukuvuga ngo biba hanze y'isi yacu. Gusa nanone nawe nta bimenyetso bifatika byerekana yuko aliens zijya ziza ku mubumbe wacu yigeze yabasha gutandukanya, usibye gusobanura inyandiko nk'izo ngizo, ubindi akabibumbira mu gitabo nyine yaje gusohora kuri raporo yaje gusohoka mu gitabo cyiwe. Ibibumbano bya Moai byo mu kirwa cya Easter byakomeje kuba amayobera uhereye ubwo abanyaburayi bageraga mu mwaka w'1922. Ibi bibumbano binini bimwe bigera kuri metero 12 z'uburebure kandi bipima toni 75. Bivuga ko byashyizweho n'abimukira b'Abanyepolinesia nk'icyubahiro bahaga abakurambere babo, hanyuma bikajyanwa ahabugenewe hifashishijwe imigozi. Ariko abashakashatsi b'abahanga mu bituruka mu isanzure UFO logistic bavuga ko amabuye agaragara mu ishusho n'iyo ngiyo ashobora nanone kuba yarigeze kuba yagaragara ku mubumbe wa Mars. Berekana raporo ndende igizwe n'amafoto yafashwe na Mars Exploration Nova nk'ikimenyetso cyo kwerekana ko amabuye nk'ayo ngayo yubatse izo nkingi cyangwa se ibyo bibumbano muri rusange atari amabuye ushobora kuba wabona ahangaha ku isi, ahubwo kaboneka ku wundi mubumbe wa Mars, umubumbe uri mu isanzure nyine. Mu by'ukuri ahangaha byerekana yuko ari ikimenyetso gishobora kuba cyerekana ko aliens ari yashobora kuba yarabumbye ibibumbano, kuko nta bushakashatsi na bumwe bigeze bugaragaza yuko abagiye ku mubumbe wa Mars bashoboka kuba barahakuye bimwe mu bisigazwa cyangwa se amabuye bakaba bayubakishamo ibintu runaka hano ku isi. Gusa mu by'ukuri hari undi munyamakuru witwa Scott Warren. Uyu nanone agaragara nk'umunyamakuru w'ibinyoma, nanone akaba n'igituma umunyamakuru cyangwa se inzobere mu bijyanye n'ama aliens. Yavuze ko Mars itubwira byose dukwiye kumenya ku bijyanye n'ikirwa cya Easter Island. None isaha ngaha kandi ikibazo kirakemutse. Ashwida, kugeza ahangaha ntabwo turabasha kuba twabona ikibazo cyangwa se ngo tubashe kuba twasubiza igisubizo nk'iki ngiki kivuga yuko ama aliens ashobora kuba yarigeze kuba yatura ku isi yacu akakorera ikorwa runaka. Inkuru za mpande eshatu ya Bermuda Triangle zatangiye kuvuga mu mwaka w'1945 ubwo indege 5 z'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirwanira mu kirere US Navy zaburirwaga irengero ubwo zari ziri mu myitozo ya gisirikare. Mu myaka w'1980 hagati indege nto 25 zari zimaze kuburira muri ako gace ka Bermuda. Aha akaba ari hagati ya Florida, Bermuda na Puerto Rico. Hari abavuga ko ibi bifitanye isano n'ibintu bidasanzwe cyangwa se bibaho mu buryo bw'umwuka, paranormal. Abandi nanone bakabihuza n'umujyi wabuze wa Atlantis nk'impamvu y'ibyabaye. Abandi bo bemera ibisobanuro by'ubushakashatsi ku bumenyi bw'isi cyangwa se iby'amazi, ariko ntibisobanura impamvu z'ibisigazwa by'indege zitabuze.
mwaka w'ibihumbi 2021 ikigo cya leta ya Amerika gishinzwe iby'inyanja n'ikirere US National Oceanic and Atmospheric Administration cyazigize icyo kivuga ku kibazo cy'ubwato bwabuze hamwe n'abantu 20 baburiyemo aha nanone n'ubundi nyine mwaka gace ka Bermuda Triangle. Iki kigo gisobanura ko imbaraga z'ikirere zifatanyije n'uburangare bwa muntu bisumba cyane igitekerezo bidasanzwe bya siyansi ndetse n'icyo bakwita amakabya nkuru. Elon Musk yavumbuye ibanga ku byerekeye piramide zo mu Misiri mu mwaka w'ibihumbi 2020. Yagize ati aliens niyo yubatse piramide zo mu Misiri. Ibi yabitangaje abinyujije ku rukuta rwe rwa Twitter ndetse yongera ati Ramses II. Nyuma gato yuko yari amaze gupostinga aya magambo cyangwa se aramaze kuyashyira ku rukuta rwe rwa Twitter, umuyobozi mukuru w'ubushakashatsi bwa Theology cyangwa se byatabure mu matongo wo mu gihugu cya Misiri bamwita Xenomorphs yashyize ubutumwa nanone kuri Instagram asa n'ushaka gusubiza Elon Musk avuga ko Elon Musk yaba afite ibitekerezo by'ibinyoma. Ahangaha yagaragaje kandi anasobanura impamvu izi piramide zo mu Misiri zubatswe, agaragaza uburyo zubatswemo ndetse agaragaza igikorwa cyose ku kindi, imyaka zatwaye. Aha yagaragaje ko abakozi barenga 10,000 bishyuwe ari bo bazubatse. Izi piramide zikaba zarubatswe mu buryo bwo kugira ngo bahe icyubahiro ku bami bashyingurwagamo ndetse n'ibindi bikorwa, gusa nanone ubu ngubu zahindutse indiri ya ba mukerarugendo. Biragaragara ko rimwe na rimwe Musk aba afite umutwe mu nyenyeri cyangwa se ibyogajuru byinshi, nk'umuherwe umaze kohereza ibyogajuru byinshi mu kirere. Gusa nanone hari abifashisha iturufu nk'ingi mu buryo bwo kugira ngo bakwirakwize ibinyoma no kubeshya abantu. Ibyinshi babikora mu nyungu za politike, iz'ubucuruzi ndetse n'izindi nyinshi zibinjiriza amafaranga ku giti cyabo, bigatuma amakuru amwe n'amwe ahishirwa ahandi hakavugwa amakuru atariyo. Mu mwaka w'ibihumbi 2018 roketi cyangwa se icyogajuru SpaceX Falcon Heavy ya Musk cyangwa se ya Elon Musk yoherejwe mu kirere. Iyi roketi yoherejwe ifite umushoferi w'ikinyoma witwaga Starman. Ibi bishatse kuvuga yuko raporo yasohoraga cyangwa se amakuru n'ubundi yari kohereza atari kuba yizewe na gatoya ku mpamvu runaka. None se ibingibi bishatse kugaragaza ko nta aliens zibaho? Reka iki kiganiro tugisubikira ahangaha, munyemere kugira ngo nzategure igice cya kabiri nacyo mbashe kuba nakibagezaho. Gendema Johnson, reka nizere yuko wakomeje gukora subscribe, like, share ndetse na comment. Ibibazo waba ufite ushobora kuba wabimbaza muri comment nkagusubiza amabara igihe cyose. Abakomeje kunyereka ko turi kumwe namwe, Imana ikomeze kubampera umugisha utagabanyije. Reka duhure mu kiganiro cy'ubutaha. Hasta la vista.